Abantu benshi bakunze kugira indwara y'agahinda gakabije bikabatera kwiheba, kwigunga n'indi myitwarire idasanzwe, ariko umuntu ufite agahinda gakabije iyo atabitahuye bishobora kumugusha no ku rupfu. Agahinda gakabije ni indwara yo mu mutwe ituma imitekerereze ya muntu ihinduka, ikarangwa n'umubabaro umara igihe kitari gito. Ibi bishobora guterwa n'imihindagurikire y'imibereho umuntu ashobora guhura nayo, nko gupfusha, gutandukana n'umukunzi, ibibazo byo mu miryango n'ibindi bikora ku ndiba y'amarangamutima. Mu buzima bwa muntu, kubabara si ikintu gishya cyangwa se gitangaje, kuko biri mu bigize ubuzima. Hari ibyo umuntu ashobora guhura nabyo rimwe na rimwe ntabyihanganire, bigatuma imbamutima ze zizamuka bikamutera kubabara. Kugira agahinda gakabije rero ni urwego ruri hejuru y'umubabaro, kuko agahinda gakabije ko kamara igihe kinini ugereranyije n'umubabaro usanzwe abantu bahura nawo. Nubwo hari abagera muri iki gihe bakiyumanganya ku buryo udashobora kubatahura, ku buryo udashobora kumenya ibyo bahura nabyo mu buzima bwabo, niba witegereza neza ukumva imvugo y'uwo muntu, uzasanga umuntu ufite agahinda gakabije arangwa n'ibimenyetso bikurikira. Harimo gutakaza icyizere cyo kubaho, ukanga ubuzima, kumva nta kintu kikigushishikaza, ukumva warazinutswe, umunaniro udashira no guhorana ibitotsi, kugira ubwoba bukabije, kugira amarangamutima utabasha kugenzura, kwifuza gupfa ndetse n'ibindi. Aha n'ububana n'umuntu ufite ibibazo byose tuvuze ruguru cyangwa se ibimenyetso tuvuze haruguru, ntuzifuze kumujya kure, kuko akenshi azaba afite ako gahinda gakabije, kandi burya umuntu ufite agahinda gakabije akeneye umuntu umuganiriza, akeneye umuntu umuba hafi, akamwumva, akamwitegereza neza, akamwereka ko bari kumwe mu byo avuga, atamwereka ko ibintu ari kuvuga. Hari ukuntu umuntu aza akakubwira ngo ndumva none icyizere cy'ubuzima cyanze, ugahita uvatishana ibiri hose. Ariko rero tekereza, wibaze impamvu umuntu aje kukubwira ngo icyizere cy'ubuzima cyanze. Bishaka kumufasha muri uko kumva ko icyo cyizere cy'ubuzima cyanze, kora ibishoboka byose ku buryo umugarurira icyizere, umwereka aho ashobora gukura icyizere, kuko nk'uko twabivuze ruguru, umuntu wahuye n'aka gahinda gakabije bishobora kumuviramo urupfu. Akenshi aka gahinda gakabije usanga kagwisha umuntu mu byaha bigiye bitandukanye, aho usanga umuntu afata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima, akiyahura cyangwa se akaba yajya mu muhanda, akajya mu muhanda rwagati agakora ibintu bidakorwa kubera ko kagahinda gakabije kamusaza. Hari ubushakashatsi rero bwakozwe na polisi y'u Rwanda muri 2019, aho bwerekanye ko abantu 121 bapfuye biyahuye bitewe n'agahinda gakabije. Mu gihe babigerageje bose muri uwo mwaka banganaga na 205. Bivuze yuko 121 ntabwo babashije kuba baganirizwa cyangwa babona abantu bari hafi. Muri 205 bari bagerageje kuba bakwiyahura bitewe n'agahinda gakabije. OMS yo ivuga ko abantu 1 miliyoni buri mwaka biyahura ku isi. Bivuze ko buri masegonda 40 umuntu aba yiyahuye. Izi ngaruka z'abantu biyahura, ingaruka z'abantu usanga baragiye mu muhanda bakora ibidakorwa, akenshi usanga byariye indwara y'agahinda gakabije. Ni byiza rero ko umuntu wese muganiriye ukumva afite ibimenyetso twavuze haruguru, ugomba kumugarurira icyizere kugira ngo atazahura n'ibibazo bigiye bitandukanye birimo no kuba yakwiyambura ubuzima.